ariko ni ibingibi bagenda bahanura bakanga gukora nka byandi wavugaga by'ubuzererezi bakaba inzererezi birirwa babeshya bahanura n'imbobo bakarangira hari n'abagore rero baba bari hanze abikenera abagabo yamubona ati umukozi w'Imana bahura nabo n'izindi nzererezi kazi z'abagore zitagira deresi zitwa ngo nabakozi b'Imana ngo nabahanuzi ngo gushyiramo imbaraga nyinshi bishatse ngo harakuna ibintu abantu bakunze yuko basengeye abamenaho amazi abafayiringa bakubita hasi iyo umuntu ataba bamaje kumuhondagura hasi akumva ko atakakorewe deliverance wemera ko deliverance ari uko kwikubita hasi kumenwa amazi gukubitwa amaparufe nawe ni kubyemera ko ari deliverance ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo bikaba birarangiye ukihana icyaha n'igisa nacyo hanyuma Imana ukagirana ubumwe n'Imana kari abantu bavuga tubwiye deliverance yawe nta mbaraga reka deliverance kubita ku kibambazi kari yabigezweho courage nibashyiremo abantu bakoresha izo cyangwa bakunda ibyo cyangwa batari basobanukirwa ibyo ko ari imbaraga z'imyuka mibi cyangwa ari imbaraga z'imyuka mibi wababwira iki ko abadukurikira ari benshi kandi no kugarukira hafi ibi bintu aba bantu babaye abatubuzi bamwe barigana indimi barigana gutitira nawe nabonye ejo bundi urimo gutanga urugero urimo gutitira wititiza ibituza wabikaraze cyane biriya n'ubwesikuru ariko ubona ko mfite imbaraga uzi ko wabyiganye nkagira ngo ahubwo byagufashe ndavuga ati karabayera none ariko wamenye ko ari wabonye ariko ko benshi bashobora kwititiza babititiza n'indimi hari n'abarimo kutureba baderevuwe bakanaryamana nabo akamudere hari igihe mubwira ati ngiye n'umukozi w'Imana ndamutse mfashe igitsina cyanjye cyava umuvu muri wowe oya hari n'undi muntu wasengeraga abantu umvishe kandi w'umuhanuzi noneho akaba yagendanya amavuta nyine noneho yajya kugusengera nk'umumama akamubwira ngo ntegetswe kugusengera akagusengera hose agakora hose yarangiza akajya akakozaho intoki ku mubiri wawe akagusiga ya mavuta akabura kudereve ibyo nkubwira ni abantu babinyaturiye ni abantu nyine bambwe bati nakuriye asiga amavuta kandi muzi ko ari n'umuvugabutumwa akajya gusiga amavuta ku bitsina by'abadamu nkavuga se dufite abavugabutumwa usanga badasaza ugasanga bambaye bahora bari abasore bambaye neza ikote ritavaho ivumbi ariko wagenda wagera ku mugore we ugasanga imiruho iminaniro ibibazo byaramwishe ariko menye ko nanone hari n'abagore nabo bameze gutyo nabo barahari bambara neza nabo barahari ibikweme bagakwembeka bakajanika ariko abagabo babo nabo basa nabi nyine rega nabo hari abamama nabo bazi kwishakishiriza akabona umugabo nta kintu amwitayeho nawe agaca hariya ni ba badamu nyine b'abapagani hari igihe yaca nyine yanaca ku badiaspora cyangwa yaca no ku kigabo ukuntu kwa systeme kikagira kandi agakomeza akavuga n'ubutumwa barabivuga nyine muri iyi minsi abavugabutumwa cyangwa abahanuzi barimo gutuma abantu bapfa bazize ko ubuyobe babashyizemo umuntu ukamusanga ukamubwira ngo ararwaye usanze arwaye indwara runaka warangiza ugahanura ngo Imana iramukijije ukamubuza kujya kwa muganga bikageza igihe wa muntu apfiriye kandi n'Imana iba yabikubwiye kandi bavuga ngo ni Imana yabivuze ubwo rero icyo kintu baba bakoze Imana izabibabaza batumye uwo muntu apfa igihe kitageze kubera ubuhanuzi bamwiringije kivuga ngo umuntu urwariye iwe akabwirwa n'umuhanuzi yuko adakwiriye kujya kwa muganga ngo Imana izamukiza ni ubuyobe cyane hari umumama w'inshuti yanjye wapfuye mu minsi yashize abahanuzi baramubwiye ngo ntazajye kwa muganga afite ikibyimba mu nda birangira ajya kwa muganga yarembye basanga umuntu yarangiritse ahita apfa azize kubera ko hari umuntu wahanuye ati ntuzajye kwa muganga bamubwira ngo ntazajye kwa muganga bamwe bakamuhanurira ngo ni amahembe abandi bakamuhanurira ngo ni ibitega bamwoherereza
abandi bakamuhanurira, mbese ibintu bitandukanye birangira uwo mubyeyi yapfuye. kuko nawe nibuka ko ako kantu kigeze kukubaho, twagira ngo wenda duhagate mu yaje nk'abantu kugira ngo abantu ibintu byo gusenga cyangwa uburyo abantu bakoresha bitwa ko basenga bakazajya bareka ibikorwa byakagombye kubakorerwa, ari uko kujya kwa muganga, ari uko kwivuza, ari uko kujya gukora, abantu bagaruha amaso mu gusenga, bamenye yuko Imana ikorana n'abaganga. Gusenga umuntu anakora, gusenga urwaye ariko univuza nabyo ari ngombwa. Wowe ubuhamya bwawe cyangwa akantu gato k'uburwayi nawe kari kagiye kukwica iyo utaba amaso ngo ujye kwa muganga, nagira ngo gusangiza abantu gatoya. Nyine nanjye narwaye umutwe, nkurwara amezi 3, umutwe barawuvuza birananirana, abanyamasengesho baransengera, n'abahanuzi barahanura, abambwira ngo ni intozi bandoze mu mutwe, abandi bakambwira ngo ni ibintu banterereje, abandi bakambwira ngo ni ibintu bateze ku muryango. Urabizi ko batubwiye ibintu bitandukanye. Hanyuma tubonye turambiwe nibwo wanjyanaga CHK. Bagenjeje CHK barampima basanga ndwaye mugiga. Ubwo rero iyo najya kwa muganga mba narapfuye nkapfira hagati y'abahanuzi. Ugapfira hagati y'abahanuzi. Cyane cyane bavuga ati harimo n'intozi, nibyo bakohereje biturutse aha n'amahembe. Kubwo amahirwe tugiye kwa muganga, ariko burimo gushima Imana yuko mugiga nta ingaruka zayo zose Imana yazigukuyeho. Imana yarankijije, nta paralize narwaye, ingingo zanjye zose zirakora nta kibazo. Paralize ariko wari wayirwaye? Narayizanye akanya gatoya ihita igenda. Nanjye uwo muhanuzi yageze iwanjye. Gusa uburozi akubwira ngo iki? Yaraje nyine muri ya nzu iriya Igihogwe yo mu Cyuga. Nari narabuze abakiriya. Arambwira ngo hari ibintu ari bunkorere. Ansaba amafaranga ndayabura. Hari umuhanuzi mugenzi wawe? Ayansabye ndayabura. Agerageza no kumbwira ngo turyamane, ndabyanga. Kandi nawe ntanese ubwo. Yarambwira ati ubwo ubuze amafaranga reka turyamane rimwe, ngenda bigukorera inzu yawe ihumanuka. Ubwo yakwakaga amafaranga angahe? Yari yanyatse 40. None ubwo arakubwira ati numpa rimwe birabihwaniye muri 40. Inzu yawe bahita bayigurisha. Kandi nari namuhawe n'umuntu usengera rubonobono. Aravuga ati rero mujyane urebe ko inzu yawe yayigombora. Yari umugombozi. Ariko uziko ibyo bintu bijye bihura n'ibyo abapasiteri bo muri no minsi, umuntu akavuga ngo ufite imyuka mibi, ufite karande, wananiwe kubyara, nta rubyaro ufite, yarangiza akakubwira ati reka mbikore, imyuka mibi kurimo nyigukuremo. Oya bibaho da. N'uwo mugabo nyine wa Mahoko avuka muri Mahoko. Ni gutyo yakuragamo imyuka mibi abagore. Umugabo w'igikara rwose. Ni gutyo bakuramo imyuka mibi. Noneho hari abantu yavuraga cyangwa yasengeraga, akavuga ati kugira ngo ibyawe bisubizwe urasabwa ko ngusengera turyamanye. Nka kukuramo imyuka mibi kurimo. Ariko ubwo yabaga yikuyemo. Oya ndanamuzi n'ubu duhuye, ndamutse banza yari mukiye za Kigali. Hari igihe wenda tuzahura namukwereka nkamubaza. Yaratitiraga se? Yari afite indimi z'amoko yose. Ahanura. Sheze ngo abantu bababwira ngo mubaha amafaranga babasengere, mubaha amafaranga bajye kubaderevurira Ubugande, mubaha amafaranga bajye kuderevurira muri Tanganyika, i Burundi, mumenye ko abo bantu ari abatubuzi. Kandi ahubwo ni n'abarozi bano bantu. Cyangwa n'abapfumu. Birenze n'abapfumu. Umuntu ujye gukura ngo mwibuye bagushyize nta katsi, kuko nari nabibona bakabishidikanya, kandi nawe ujye ubyivugira. Hari n'ababa babivuga, hari n'abatujya duhura bakambwira ati baraguhaye. Wabwira iki aba bantu batekereza yuko ibintu byose bibaye bibamo amarozi? Oya njye nta cyatsi nakoresheje. Iby'Imana yambujije kureka narabiretse. No kuvanga iby'Imana yantegetse kureka narabiretse. Kuki abantu n'iby'Imana integeka nkore ngerageza kubikora. Urabona impamvu nkubajije iki ngiki nuko hari abagore bagira ngo ingo zabo zikomere, akajya ku mupfumu akamuhinzaratsa akagaburira umugabo we. Abantu bakumva ko gushoboka kugira ngo umugore
umugabo yubaha umugore cyangwa umugabo akunda umugore barambane ariko agomba kujya mu bapfumu oya ni ukubeshya cyangwa agomba kugira ibintu acisha. Birashoboka yuko hari inzaratsi ziva kuri Kristo, umugabo usenga cyangwa umugore usenga hamwe no gusenga no kubana Imana yababananisha bakahura bagabana iteka. Gusenga birakora. Abatekereza ibyo ngibyo kandi harimo n'abarokore nabo bikubwira nabo barabikora. Abarokore bamwe barabikora. Wababwira iki? Ni ukugarukira aho bageze. Ikintu cyubaka urugo ni ugusenga. Ugusenga no guca bugufi. Ibyatsi rero byemera ko bibaho? Bibaho ariko ntibikora. Niyo byakora bishobora kudatinda. Yego. Shizo ngo warabitanze umenye ko ari igihe bazabiruka bo wabihaye. Eka ntaba nabihaye. Waranabibahaye? Eka ntabyo nabahaye. Reka Imana yumva abakene ikumva n'abakiri. Niyo mpamvu ejo nari ndimo gutonganya abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana bavuga ngo bakorera Imana, ugasanga ubuhanuzi bwabo bugarukiye ku bakiri. Ubuhanuzi bwabo ntibwagera ku muntu w'agatebo. Ugasanga mu rusengero niba ushatse no guhanura ukagenda ugakora kuri wa muntu uzi ko ari umukiri. Reka babwira Imana ntabwo irobanura ku butoni. Ibi bintu narabibonye by'Imana ntawe ubyishushanyamo igihe iyo ubyishushanyijemo Imana bitinde bitebuke iragutamaza. Rero ndababwiye bene da nta muntu Imana itumva mushirika ubwoba. Umwenda watabutse mo kabiri kugira ngo mwese mwigerereyo. Iyi Imana irumva kandi igutabaye ntago yumva amabwiri. Rero aba bantu baza bakabakwaka imyenda bakakwaka amafaranga yaza ngo umuntu azaza gusengera hano ukavuga ngo ntago. Rega hari n'abavuga butumwa cyangwa abahanuzi bavuga ngo naka iyo yaje tugasengana ngo tumutekere inkoko bagatanga amategeko ariko ni nabyo. Ndahazi ku muntu w'umukire abantu bajya guhanurayo usanga yatetse inkoko, usanga yatetse amafi, usanga yatetse buri kimwe. Ariko wasanga yakoze nk'icyaha wamaje kurya inkoko ukamubwira ko Imana izamurinda. Urumva babivuga iyo kaje uwo mwuka urawucyaha. Ziriya nkoko babagaburira zagiye zituma ubwami bw'Imana buva mu bakozi b'Imana. Ndimo kubona wareba ukuguru k'inkoko ukavuga ati aha noneho wataha akaguha nk'ibihumbi 20. Zuba wamuhanura nabi. Samubwira ngo ejo uzakora impanuka wayibona. Ushobora kumubwira ati mbonye imodoka igenda ariko Imana hari ikikoze kwipine. Hari ikikoze kwipine. Rero n'umwuka warushizemo ariko nababwiraga rwose reka dukorera Imana tuyitinya nicyo kidukwiriye. Urye duke uryame rwose ukiranuke utinye icyaha n'igisa nacyo kugira ngo rwose tutagirwaho n'urubanza. Ariko ngiye ndumva ko tugabanye ibintu by'ubwesikuru. Ndumva ko gufatanya kubwira abahanuzi bo bamaje kurenga ihaniro niyo babagira inama ntibakumva ahubwo twagira ngo harimo abumva pe harimo abumva ntago baba barangiritse. Urumva umuntu bageze ku rwego rwo kwiba abantu akesikoroka abantu agahanura kubera ko yariye agahanura kubera inkoko akajya ahantu kugira ngo bamuhe amafaranga. Uwo numva imucaho azakora iki kandi atabasha guhinga ibihaza? Ni ikibazo bizabatonda ariko umwana w'ubugingo azarokoka. Ahubwo reka tubwire aba bantu babibaha niba bihagarika bazongera bashaka Imana. Imana igiye kubikora. Niba bihagarika aba babibaha bakabihagarika ni Imana izabitegeka. Igiye gutegeka imitima y'aba bantu babaha ibanangire ibongere kubibaha. nuko nyine gusa inzara nibica baziga gukora. Ariko niwabonye abantu ngo abantu barahunze barahunga ntago bagiye bahingisha bakora n'amasuka y'ibiti. Amasuka y'ibiti kubera ko amasuka yari yatakaye. Bakaguhinga bagahingisha ibiti kubera inzara. Inzara irajyana ahubwo Imana itabare vuba aya mafaranga iyafunge. Ariko ari igihe umuntu aba ari umuhanuzi cyangwa ari umuvuga butumwa ari umuhanuzi nka gutyo cyane cyane ko ari abagore baba bifitiye amafaranga kandi bakeneye abagabo. Urumva ko ntagabo abantu bazabura amafaranga kandi abagore bahari. Mwami Yesu dusenga. Gusenga
turarangije. Imana ibarinde kandi bagirire neza. bamenye ko abo bantu bose bakora ibyo, abanyabyaha barahari, ariko unesha ibyaha niwe uzambikwa umwambaro wera. Nubwo abahanuzi bahari, abo bagore tuvuze bakaba bahari bayobye abo ngabo, ariko uzaba intwari agasimbuka ibi byose azabona ijuru. Imana izaduhemba. Kandi gusenga neza, ugasenga mu kinyabupfura, aya masengesho uko murimo gusenga, aho ibyo byumba murimo kujyamo, murimo kuyoba, ariko isaha n'isaha muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Niba biba 2-3 utwanyi bakadutwara, muzamenya ko bababeshye. Batangiye kubimenya, batangiye kubivumbura, batangiye aguze umuntu wa 20,000 by'ubuntu ataguhingiye. hari n'abandi bacu kandi yanakubwira ati Imana iravuze agategereza gahe, hari uwamamagaye mu kanya ngo baransengeye ngo nananiwe gusubizwa, kandi banayantwaye. Arega bino bintu birimo harimo amafaranga, harimo agafaranga. Ubuzu babwiye ati ibyo mwavugaga kuko nibyo uriya mugabo namuhaye akazaratsi, noneho ako kantu bavugutiranye barasanye. Oya niyo bakorera isombe ni cyanga kino gisusa nka cyane, iki gisusa urumva cyo nticyanabica, ukazajya akanana agashashi kamwe ukazajya tubaca 5,000. Nikundira ubugingora, imfura y'amasezerano n'ubugingo. Kubitekinika twamara gukora amayacu. Turabashuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe, urukundo rw'Imana no gufashwa n'Umwuka Wera nibane na buri muntu wese. Uyu munsi rero tubafitiye umubyeyi wari usanzwe n'ubundi aza, ariko noneho yaje nk'umutumirwa. Hari ibintu nshaka kugira ngo musobanuze cyangwa asobanurire abanyarwanda, asobanurire abatuye isi. Niyo mpamvu nashatse kugira ngo mwifashishe muri aka kanya mu minota mikeya kugira ngo agire akantu adusobanurire. Reka tumwakire nawe. Ndabaramukije mu izina rya Yesu abadukurikira, kandi mbifurije Pasika nziza. Pasika nziza. Umeze gute goreti we? Ndashima Imana. Urashima Imana? Abantu nta bantu ushima? Hari umuntu uvuga ati ngiye ndimo gushima Imana n'abantu? Ndashima Imana. Nta muntu ushima se? Ni benshi. Uwa mbere ni uwuhe? Ni wowe. Arashima. Ubwo wari kuvuze ngo ndimo gushima Imana n'umugabo wanjye. Ntacyo, ndimo gushima Imana n'umugabo wanjye, nanjye nkaba ndimo gushima Imana n'umugore wanjye, kubera ko Pasika idusize amahoro cyangwa kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo aducungure. Byasanze turi amahoro kandi dushima Imana, duhuje, twishimye, tunezerewe. Ibibazo abari byinshi, intambara abari nyinshi mu bantu mu ngeri zose zitandukanye, ari nayo mpamvu abantu basenga cyangwa bakajya ku Mana, kubera ko akenshi ibyabo cyangwa ibyo bakora biba byabananiye cyangwa biba byabagoye. Pasika yagenze neza? Yagenze neza nta kibazo. Pasika yagenze neza nta kibazo. Uri en forme, ariko urimo kurugendo, urimo kurushaho kubyibuha ngo atangiye kwinanirwa. Yoboka siporo. Banyarwandakazi, inshuti z'umusaraba mwebwe mwese rero mudukurikiye, nagize ngo uyu mubyeyi aze kudufasha mu kintu kimwe gusa, cyangwa asobanurira abantu, tugira ngo dufashe abantu ese buryo ki umuntu ashobora gusenga kugira ngo ahure n'Imana cyangwa abonane n'Imana, cyangwa uburyo bwo gusenga bwa nyabwo buboneye bwatuma umuntu ahita ahura n'Imana. TikTok. Impamvu nkubajije no magambo cyangwa ngira ngo usobanurire aba bantu nuko muri no minsi harimo kugaragara abantu barimo gushaka Imana mu buryo bukomeye. Hari igihe ujya ubona nk'utuvideo kuri TikTok cyangwa kuri za YouTube, ugasanga barimo kwerekana Abanyafurika bakerekana n'Abashinwa, ati muri Afurika dore reba hano, ukabona ko video ari nk'utuvideo nka 2 dufatanye, bakakwereka muri Afurika, bakakwereka no mu Bushinwa, bakakwereka. Iyo urebye ka video k'Abashinwa, ubona Abashinwa barimo gukora ibyabo, bakora amatelefone, bari mu nganda. Wasanga Abanyafurika ugasanga bo barimo gusenga, abandi barimo gukubita hasi, abandi mbese bakataje, bo bari mu nsengero barimo gusenga. Kuba bamwe berekana ko barimo gukora, abandi bakerekana ko bari mu gusenga cyangwa bari mu nsengero, iyo ubonye nka bira bintu wumva iki? Numva iki se? Bintera gushishikara gusenga. Nawe uhita usenga kubera ko uri Umunyafurika, kuki udakora? Nje ndakora, ndasenga nkanakora. Ibyo bintu cyangwa imisengere y'abantu, hari abantu bibwira ko gusenga bikuraho gukora, bo wababwira iki? Oya, umuntu agomba gusenga akanakora, kuko nibyo bizana inyungu nyinshi. Gusenga umuntu akanakora nibyo bizana inyungu nyinshi.
ubwo nagira ngo nibuza udutangirire mu magambo wenda atari menshi kuko nagira ngo tukore iki kiganiro gitinde uburyo bwiza umuntu yasenga processes umuntu yacamo kugira ngo abonane n'Imana, ahure n'Imana, asenga Imana, ahure nayo. Ni ubuhe buryo bwiza umuntu yakora warangira umuntu ugikizwa se ugitangira gushaka Imana, uburyo bwiza yakoresha arimo gusenga cyangwa yasenga kugira ngo ahure n'Imana? Kugira ngo uhure n'Imana namugira inama, gusenga ni byiza, bizana inyungu nyinshi nk'uko mbivuze, ariko kandi iyo bifatanyije no gukora birunguka kurushaho, birinda n'ako gakiza wakiriye, bituma utandavura, birimo gusenga ukanakora. Hari akavideo nabonye abantu barimo gukubitira shitani mu bicugunda, bafata inkoni bakubita shitani, birukana inyatsi bakubita. Iyo umuntu afashe nk'ikibando agakubita hasi, shitani abagiye biriya ni ukubeshya. Shitani ntago ari umugabo upfuye gukubitwa uko biboneye. Erega shitani nubwo abantu babyitiranya ni umuntu ufite imbaraga nyinshi. Shitani afite ibibaraga byinshi, ntago ari umuntu abantu bapfa gufatirana ngo baramukubitisha imigozi. Biriya ni ukubeshya. Ikintu kirukana shitani ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, ni ukwihana. Iyo umuntu yihanye agakizwa neza, Satani aramuhunga. Bivuze ngo biriya byo kujya mu bishugunda, kujya mu ishyamba, umuntu agafata igiti agakubita shitani, reka biriya ni ukubeshya. Shitani se wamukubitisha igiti akagenda, ni ubuyobe nyine. Hari umuntu wigereranyije cyangwa hari akavideo nabonye, umuntu aravuga ati nta numwe, yakoreshaga icyongereza avuga ngo nta numwe muri Amerika, nta muntu numwe ku isi waba ufite nk'imbaraga nk'izo afite. Akibivuga gutyo atari yarangiza kuvuga ayo magambo, ikintu gihubuka cy'igiteleviziyo cyari kiri inyuma ye kiramukubita kimutsindagira hasi. Nawe ukeka yuko mu isi hari umuntu ushobora kuba ufite imbaraga zikomeye, yakwigereranya akumva ari umuntu w'ikitabashwa, akumva ari umuhanuzi w'ikitabashwa, akumva ari umuvugabutumwa w'ikitabashwa urenze mu rwego rwo hejuru? Eka ntawe yava hehe se ufite imbaraga nk'iz'Imana? Ntawe. Buretse se no kugira imbaraga z'Imana, ibyo twaba dufite cyangwa nuko twaba tumeze byatuma umuntu yiyemera akishyira hejuru? Umuntu wese agomba kwicisha bugufi, icyubahiro kikaba cy'Imana. Abishyira hejuru muri ino minsi rero bo wababwira iki? Ni ukubyihana, ukwishyira hejuru ni ukwihana. Umuntu agomba kwicisha bugufi. Hari igihe umuntu aba ari revera cyangwa akaba profete, kuko urimo guhangana nabo muri ino minsi. Ibyo bya revera ntacyo bivuze. Kuko nabonye mu kanya hari video wasohoye urimo kubibasira, urimo kuvuga ati yaba ari revera, yaba ari icyo waba uri cyo cyose cyangwa profete, ugeze no kubahanuzi uravuga ati abahanuzi bo birwo birukanka mu bipangu niki. Uravuga ati hageze n'umubona aramutse atarabukiye ku rupangu rwawe n'igiti wakimuhonda. Ucyo ukoresha ari amagambo. Ni ukubera ibintu baba bakora bidashimishije Imana n'abantu, bakagenda ari abesikoro, babeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze. Biriya ni ibintu bituma izina ry'Imana ritukwa n'ubutumwa bwiza bwangirika, bagenda bavuga ngo Imana iravuze. Muri iyi minsi abavugabutumwa cyangwa abahanuzi barimo gutuma abantu bapfa bazize ubuyobe babashyizemo. Umuntu ukamusanga ukamubwira ngo ararwaye, usanze arwaye indwara runaka, warangiza ugahanura ngo Imana iramukijije, ukamubuza kujya kwa muganga, bikageza igihe wa muntu apfiriye. Kandi Imana iba yabikubwiye, kandi bavuga ngo ni Imana yabivuze. Ubwo rero icyo kintu baba bakoze Imana izabibabaza, batumye uwo muntu apfa igihe kitageze kubera ubuhanuzi bamwiringije. Kizavuga ngo umuntu urwariye iwe akabwirwa n'umuhanuzi yuko adakwiriye kujya kwa muganga ngo Imana izamukiza, ni ubuyobe. Ni ubuyobe cyane. Hari umumama w'inshuti yanjye wapfuye mu minsi yashize, abahanuzi baramubwiye ngo ntazajye kwa muganga afite ikibyimba mu nda, birangira ajya kwa muganga yarembye, basanga umuntu yarangiritse ahita apfa. Azize kubera ko hari umuntu wahanuye ati ntuzajye kwa muganga. Bamubwira ngo ntazajye kwa muganga. Bamwe bakamuhanurira ngo ni amahembe,
abandi bakamuhanurira ngo ni ibitega bamwoherereza, abandi bakamuhanurira mbese ibintu bitandukanye, birangira uwo mubyeyi yapfuye. kuko nawe nibuka ko ako kantu kigeze kukubaho, twagira ngo wenda duha agatemoyaje nk'abantu kugira ngo abantu ibintu byo gusenga cyangwa uburyo abantu bakoresha bitwa ko basenga bakazajya bareka ibikorwa byakagombye kubakorerwa, ari uko kujya kwa muganga, ari uko kwivuza, ari uko kujya gukora, abantu bagaruha amaso mu gusenga, bamenye yuko Imana ikorana n'abaganga. Gusenga umuntu anakora, gusenga urwaye ariko univuza nabyo ari ngombwa. Wowe ubuhamya bwawe cyangwa akantu gato k'uburwayi nawe kari kagiye kukwica iyo utaba amaso ngo ujye kwa muganga, nagira ngo ugasangize abantu gatoya. Nyine nanjye narwaye umutwe, nkurwara amezi 3, umutwe barawuvuza birananirana, abanyamasengesho baransengera, n'abahanuzi barahanura, abambwira ngo ni intozi bandoze mu mutwe, abandi bakambwira ngo ni ibintu banterereje, abandi bakambwira ngo ni ibintu bateze ku muryango. Urabizi ko batubwiye ibintu bitandukanye. Hanyuma tubonye turambiwe nibwo wanjyanaga CHK. Bagenjeje CHK barampima basanga ndwaye umugiga. Ubwo rero iyo najya kwa muganga mba narapfuye nkapfira hagati y'abahanuzi. Ugapfira hagati y'abahanuzi. Cyane cyane bavuga ati harimo n'intozi, nibyo bakohereje biturutse aha na amahembe. Kubwo amahirwe tugiye kwa muganga, ariko burimo gushima Imana yuko mugiga nta ingaruka zayo zose Imana yazigukuyeho. Imana yarankijije, nta paralize narwaye, ingingo zanjye zose zirakora nta kibazo. Paralize ariko wari wayirwaye? Narayizanye akanya gatoya ihita igenda. Yari yarwaye paralize akanya gato cyangwa iminsi mikeya, Imana ibiramukije. Ariko bishatse ngo iyo tugeze kiriya gihe umwaka ukibirika cyangwa amezi 3 utagiye kwa muganga, ubu kiriho? Oya, mba narapfuye. Abantu ni mube maso, muri iyi minsi hariho ubuhanuzi bw'ubuyobe bwinshi cyane, umuntu akaguhanurira. Hari n'umupapa w'ibyumba batuburiye baramubwira ngo mu nzu ye ngo harimo ibintu batabyemo, inzu barayisatura, kandi ibyo bintu babisangamo, bamutwara amafaranga menshi. Biriya ni ubwesikoro, ni ubumaji. Yaba atari ubwesikoro baba baraje bakabikura muri iyo nzu ye, ntibamwake n'igiceri cy'ijana, ariko bamwatse amafaranga. Ikintu cyose ugiye gukora ukitirira izina rya Yesu, warangiza ukaka amafaranga, ni ubwesikoro. Ni ubwesikoro bukomeye, ahubwo babafatira ingamba, babafunge abahanuzi. Ni ubwesikoro. Kubeshya ngo Imana iravuze itavuze. Agiye umuntu akubwira ati mbonye mu ikaro giye kuri saro harimo ibintu, ni ukubeshya. Akaza yari bamburaho kandi akanabikuraho, ni ukubeshya. kandi babikuramo. Ni ubumaji nyine, ni abajura nk'abandi, nk'uko bari abantu batubura muri Nyabugogo bakubwira ngo zana tuguha amafaranga menshi, wajya kureba ugasanga ni ibipapuro. Bacanga bafite esprit ko ibyo bintu abahanuzi n'abita abaprofete babyujuje cyangwa Imana izabahana rwose. Biriya ni ubwesikoro. Ko abantu bakunze ubwo bwesikoro cyangwa bakunze abantu. Oya, babe maso kabisa, abantu babe maso. Kandi ndagira ngo nshishikarize abantu, Imana yacu dusenga tuvuga ntabwo irobanura ku butoni. Wasenga ukize irakumva, wasenga udakize irakumva. Imana si nk'abantu, ntirobanura abantu ku butoni. Isengesho ryose wasenga urimo gusenga Imana yacu, Imana ishobora byose, irumva. Ko ibi bintu se bimaje kuba agatogo, abantu bamaje gucangangirwa, kandi ubona abantu bakunze ibintu bimeze nk'ibyo, ari nabyo muri no minsi bifite imbaraga. Ubu abantu biragenda gute kugira ngo n'ubwesikoro n'abariko abantu benshi batangiye guhumuka. Abantu benshi bamaze iminsi bampamagara, batangiye guhumuka. Ni gute umuntu yakubwira ngo araguhanurira yarangiza akakwaka amafaranga? N'ubwesikoro. Arega baramavuta ubuhanuzi. N'ubwesikoro. Ngiye ndimo kubabwira ngo amaraso Yesu yamennye ku musaraba Igorogota, twayishyuye angahe kugira ngo natwe tubone kwishyuza? Twaranguye angahe?
ariko urumva umunini iyo akubwira ati hano hari agakiza ibintu bimeze neza ukirukankirayo urumva ko Yesu yarabivuze neza aravuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Muri iyi minsi abantu barigisha ibintu badakora barashaka kuvuga izina rya Yesu bakabishyira mu bintu by'ubumaji by'ubutubuzi bakagenda na Bibiliya barangiza bakavuga ngo ni Imana ivuze. Ni Imana ivuze. Rero Imana ibyo yarabirambiwe. Ko aba bantu se kugira ngo umuntu abemeziyeho atikamuruye ko ngo yikakaza avuga ati ngende umuprofete, ngende umukozi w'Imana, ngende umuhanuzi natumwe n'Imana, kubona ko mwumva bitoroha. Erega ijambo ry'Imana ntiribora kandi ntabwo riba ingumba. Ntabwo tugomba gucika intege kuvugisha ukuri cyangwa se kubwira abantu ubutumwa bwiza. Bitinde bitebuke ijambo ry'Imana rirabyara, ntabwo rijya riba ingumba, ntabwo ripfa kugenda ubusa. Bitinde bitebuke ushobora kubwiza abantu ukuri ukagira ngo ntibabyumvishe, ariko hakaba hari abantu babyumvishe. Hari abantu nagiye mbwiriza ubutumwa batandukanye nkagira ngo ntabwo babyumvishe, nkagira ngo babitaye aho, ariko tugahura mu myaka irenze 5, 6 tugahura bambwira ngo narakijijwe, tugahurira barabaye abarimu, abantu b'abakirisitu, abantu bagize gute. Ijambo ry'Imana ikimana bidusaba iratubwira ngo nitubibe mu gitondo, tubibe n'ikigoroba, tubibe no mu kibunda, hanyuma y'ibyo hazaboneka umusaruro. Hari ijambo ujya ukunda kuvuga rivuga ngo usa n'ibyo ukora. Umuntu nyine agomba gusa n'ibyo akora. Gute umuntu niba uvuze ngo urakijijwe, imbuto zikwiriye abihanye. Nta kuntu waba wicaye hano kuri iyi kamera uri umugabo uvuga ngo urankunda kandi utankunda. Waba utankunda ukaba utwicaranye. Hari abantu bavuga ubutumwa kandi bakavuga ko bakunda abagore babo batabakunda. Wakurikira amakuru yabo mu ngo ugasanga nta mahoro babaha. Kandi ubimenyera ku mbuto zabo, ku mbuto zo mu rugo rwabo, uko barya, uko bambara, uko bameze. Nyine umugabo ukabona dufite abavuga butumwa usanga badasaza, ugasanga bambaye bahora bari abasore bambaye neza, ikote ritavaho ivumbi, ariko wagenda wagera ku mugore we ugasanga imiruho, iminaniro, ibibazo byaramwishe. Ariko menye ko nanone hari n'abagore nabo bameze gutyo, nabo barahari, bambara neza, nabo barahari, ibikweme bagakwembeka bakajanika, ariko abagabo babo nabo basa nabi. Nyine rega nabo araba mama nabo bazi kwishakishiriza, akabona umugabo nta kintu amwitayeho, naho agaca hariya. Ni babadamu nyine babapagani. Hari igihe yaca nyine yanaca ku diaspora cyangwa yaca no ku kigabo, ukuntu kwa systeme kikagira kandi agakomeza akavuga n'ubutumwa. Barabivuga nyine. Rero hari uwakwibaza akavuga ati ariko se uyu mugore wirirwa uvuga atya akibasira abahanuzi bagenzi be cyangwa bene wabo. Hari ikiganiro wakoze uvuga ngo ngiye sindi nkamwe, ko wabihakanye kandi nawe. Ntabihakanye, nese buri muntu wese afite uko yahamagawe. Hari ibyo bakora ngiye ntatinyuka gukora. Se najya kubeshya umuntu ngo Imana iravuze, reka buse najya gusengera umuntu azanye umwana arwaye ngo nanyishyure, icyo cyasi nagikora. Kandi bari amavuta y'umuhanuzi kugira ngo ibyo ntago nanabikora. Bira nuko hari ugushaka kuvuga ati urahaze. Ntago ibyo nanabikora. Wavuga ko haze se yababeshye? Niyo yabivuga ariko nibyo. Urahaze. Nta nzara mfite. Niyo mpamvu. Cyangwa ngo babikora bafite inzara. Ntago ari ukuvuga ni ingeso. Bafite ingeso. Hari ingeso, hari ugukizwa, umuntu agakizwa agasigarana ingeso. Cyangwa bashaka imigisha mu nzira mbi. Cyangwa umuntu ukumva ashatse agakizwa ariko agasigarana utuntu akadusigarana agakizwa igice. Bishatse ngo uwaza kureba Goreti akamureba ibyo uvugira kuri kamera usa nabyo. Ngensa nabyo ndagerageza. Uwaza mbese akavuga ati reka dushake ducunguze turebe nibuza nka 90%. Ahubwo wowe bahubuhamya wowe tubana. Abo bakazajya ahubwo kwirebera. Kuko reba nk'ubu ngubu urashananaje.
urakubise agatambaro uragiza. Hari igihe ugiye nawe kurira mu rusengero ati murebe ukuntu umeze, kuki wowe utajya utereka umusatsi ngo umusatsi uzamuke, nurangiza ukubitemo igitambaro cyangwa wambara urugofero cyangwa ukubitemo igitambaro ugire kabisa umere nk'umugore wagafatishije, kubera iki wowe? Ntago ngiye mbyemererwa. Ino utabikwemerera? Jewe uko nahamagawe ntago binyemerera gufata ibintu bishayininga. Hari aho byaba bihuriye no kuguma mu muhamagaro umuntu akaguma uko yararigihamagarwa? Cyane. Uwabireba ntiyavuga ati ariko se ubu ni gute umuntu yakomeza kuguma mu bintu by'ubuturage, umuntu agakomeza yambara ibintu by'ibigize cyane cyane. Hari ikindi cyigisho nigeze mvuga ati nimba bakubwiye ngo wowe mugore reka ubuturage, nimba ugeze ku mugabo wawe ambara kamini, reka biriya ni ubuyobe, kugira ngo umugabo wawe nazajya kureba araruke ati nicyo gisirimu. Ejo bundi numvise urimo kubirwanya kubera icyo. Nta nubwo nanabikora, biriya ni ubuyobe. Hari ibintu si ngombwa, nkeka ko umugabo n'umugore uri mu cyumba atari ngombwa ngo umuntu yigishe yuko bajya kuminiza kandi n'ubundi bararana bambaye ubusa. Utagukunze muraranye mwambaye ubusa azagukunda ari uko wambaye akamini n'abana bakabona ko waminije. Ibyo nta nubwo wikwiga ubitindaho, sinabikora. Wikwiga ubitindaho, wowe ntiwabikora? ntago nabikora. Ariko hari abandi bakangurira abandi kubikora. Abo bakangurira kubikora bazabona ishyano. Shavuga ngo wowe uzaguma uko nahamagawe, ariko umunsi twabonye wakwima agatambaro tuzabifata nk'iki? Oya rega ikintu cy'igitambaro bibabwire nta nubwo ari n'itegeko. Umuntu ashobora gusokoza agakorera Imana, agasokoza rwose agakorera Imana. Umuntu ashobora no kwitega igitambaro nabwo agakorera Imana. Umuntu ashobora no kudefiriza ariko oya byo kudefiriza byo ntabyo nzi, ntago ari impano yanjye, ntago ari umuhamagaro wanjye. Igitambaro si itegeko, buri muntu wese afite uko yahamagawe. Nk'ubu ngewe njya gutega igitambaro nkikizwa bwa mbere, nkikizwa nta n'umuntu wambwirije ngo utega igitambaro, ni ijwi ry'Imana ryanyisangiye rirambwira ngo igiye kunkoresha njye nitega igitambaro singapfukura umutwe. N'igitambaro niteze nagiye kugitoragura ahantu mu kimotero cy'uko umugabo witwa Gakoko ariye Kimisagara. Imana imuha umugisha. Rero bishazo ngo imirimo y'abera izibukwa. Wowe wavugaga ati uyu muntu ashobora kuba yarapfuye. Hano turi muri bya bindi cyangwa uko imisengere y'abantu nuko abantu barimo gusenga n'ibyo abantu bashyiraho, ese umugabo kugira ngo nkunde nzambara gutya, kugira ngo agire gute nzitwara gutya, dusanga ko ibyo bintu byose icyo wakora cyose gitandukanye n'agakiza atari cyo cyatuma umugabo agukunda cyangwa umugore agukunda. Sibyo. Hari akandi kanyuma, hari akandi nshaka kukubaza. Ugikunda kubona wenda cyangwa nuko udagikunda no kubiha agaciro ukabona umuntu bamurambitseho ikiganza yikubise hasi, cyangwa baramuhohereye cyangwa bakubise nk'uruki akikubita hasi, iyo biriya bintu bibonye ubifata nk'imbaraga z'Imana? Heriya ni imyuka mibi, imbaraga ariko narumiwe koko, ni imyuka mibi. Ko iyo umuntu yikubise hasi ko bakubise tifaya mu izina rya Yesu, ko bavuze mu izina rya Yesu byashoboka ko ziriya ni imbaraga z'umwijima kandi bavuzemo Yesu. None nese ubu aba bantu bose barimo kwigwa bibisha Bibiliya, ntago bavuga Yesu neza. Ko hari umuntu iyo abonye umuntu atamusengeye cyangwa ngo amutibukure hasi kubanza bamenye bumva yuko batafashijwe. Ni imbaraga z'umwijima. Ugiye kureba ukasanga nk'umugabo wawe cyangwa tubere kuri nka mama wawe ukabona agiye gusenga, baramufayarinze bamukubisa hasi ngo utiyazigiye mu birere, wakumva bigutwaye kimwe? Oya ni ukumusengera mpagurutsa ahubwo ngushyiramo imbaraga nyinshi. Bishatse ngo harakuna ibintu abantu bakunze yuko ubasengeye abamenaho amazi, abafayiringa bakubita hasi. Iyo umuntu ataba bamaje kumuhondagura hasi akumva ngo atakakorewe deliverance. Wemera ko deliverance ari uko kwikubita hasi, kumenwa amazi, gukubitwa amaparufe, nawe ni kubyemera ko ari deliverance? Deliverance ni ukwanga icyaha n'igisa nacyo, bikaba birarangiye ukihana icyaha n'igisa nacyo, hanyuma Imana ukagirana ubumwe n'Imana.
kari abantu bavuga tubwiye deliverance yawe nta mbaraga reka reka ha deliverance ikubita ku kibambasi kari yabigezweho courage nibashyiremo abantu bakoresha izo cyangwa bakunda ibyo cyangwa batari basobanukirwa ibyo ko ari imbaraga z'imyuka mibi cyangwa ari imbaraga z'imyuka mibi wababwira iki ko abadukurikira ari benshi kandi ni ukugarukira hafi ibi bintu aba bantu babaye abatubuzi bamwe barigana indimi barigana gutitira nawe nabonye ejo bundi urimo gutanga urugero urimo gutitira wititiza ibituza wabikaraze cyane biriya ni ubwesikuru ariko ubona ko mfite imbaraga uzi ko wabyiganye nkagira ngo ahubwo byagufashe ndavuga ati karabayera none ariko wamenye ko ari wabonye ariko ko benshi bashobora kwititiza babititiza n'indimi wabonye ntazizi nabonye munazizi kandi kera tugikizwa bajyaga baduhugura ngo kwigana indimi ni bibi none se indimi wamenya ari uruhe bigana numvishe urimo kuzididibuza abesikoro baragwiriye kwigana indimi nzima cyangwa z'umwuka wera wabwirwa n'iki se ko ari nzima nyine wenda tubare ko mbere icyo gihe wenda bababwira ati kwigana indimi ni bibi zo zabaga ari nzima ariko muri ino minsi byabaye isosi nabwira abantu badukurikire mube maso abantu muri iyi minsi binjiye mu mbaraga z'umwijima barimo gukoresha ubwesikoro umuntu uzakubwira ngo aragusengera yarangiza akakwaka amafaranga uzamenye ko ari umuyobi ukuri ibintu bakuzirikiye mu kibambasi nawe ni umuyobi nawe ni umuyobi hari umumama waturutse icyangugu aragenda hariya igihogwe akajya agenda mu bipangu ahanura akaza akavuga ati imyenda yawe irahumanye reka tuyijyane ari wo mwuga afite yiba yari yamaze televiziyo ibiki byose bihumanye byose hariya igihogwe rwose televiziyo zose zihumanye wumvishe ibintu yaribishije ubwo bujura nka kuriya navuze ngo waza hano namwitegura nkamukubita ikibanda ajya mu rugo rumwe koko buriya wamusekura si umujura se wamudiha none gaho ariko ubanza ugira amahane ariko abantu bashobora kubona akafati hari abajya bavuga ati Mukabutera ni umutagatifu anivugira gahoro si umuntu araje aranakubwira ngo intebe ngo zirimo ngo satuririya ntebe harimo icyunu cy'inzoka kandi wenda ari wowe wazikoreshereje ari jye wazikoreshereze ariko nyine hagiye shitani yaba yaraje akabishyiramo nyumvira uwo mubyeyi byamubayeho yagiye mu rugo hariya igihogwe asanga bamwiteguye amakuru ye barayamenye avuye icyangugu barakinga barafunga n'abandi yatuburiye bahurira muri rwa rugo barangije bazana inkoni z'ingegeni bamukubita iya mbere bamukubita iya kabiri baramukubita atangira kuvuga ati umwuka w'urubwo ntiyabamereye nabi reka yaravuze ati nimumbabarire niwo mwuga dukora cyari ubujura ntabwo ari umwuka wari wabivuze uretse ndaza kukubwira umuntu byabereyeho igihogwe kandi uramuzi baramudiha baramukubita aravuga ati turi benshi tubikora shaza ngo hari igikundi cyavuye ibitenge ukabikuramo nk'aka gakanzu bakakubwira ati karahumanye yarakajugunya gase yarabijyanaga barabicuruzaga kandi bihumanye ubwo babiguraga bo ntibafatwaga nk'abadayimoni cyangwa byari imitwe ndetse bumva si byari imitwe nyine bamuhata igiti bamukubise inkoni zigeze kuri 6 avuga ngo iki aravuga ati rwose mumbabarire ndababwira n'andi mazina y'abantu tukorana niyo gahunda ntago bihumanye shaza ngo matera y'umuntu uyu muntu babwiye ngo matera irahumanye uyu muntu babwiye ngo ikibanza cye n'inzu ye harimo ibintu bibi uyu babwiye ngo ikote rye rifite ikibazo baramubeshye nyine n'ubwesikoro hano Mahoko hari umugabo nyine ntabwo muvuga izina nari ntari nagashakira hano wenda abantu ba Mahoko baramwumva cyangwa se abantu b'i Kigali za Ntaraga mu Gatsata n'ahandi umugabo wagendaga ari umuhanuzi w'igikara ariko kavukire ni hano hariya Mahoko yatuburiye abantu benshi ibikara n'ibyinshi ntago bamumenya abigenza ate akaza agataburira nk'ibintu mu nzu wabibona ukamuha 150
kandi ijana ry'icyo gihe ryari rikaze akaba arahumanuye agatabura ibintu biteye ubwoba ahubwo byabaga ari byo umukozi ku murimo ntabwo byabaga ari byo akwiriye guhemba ntabwo byabaga ari byo basanze ari ubutubuzi ku buryo bishoboka ko umuntu ashobora kujugunya ibintu kukubwira ngo ahangaha hari ikintu kandi akabikuramo unicukuriye ukakibona nanjye uwo muhanuzi yageze iwanjye gusa uburozi akubwira ngo iki yaraje nyine muri ya nzu iriya igihogwe yo mu cyuga nari narabuze abakiriya arambwira ngo hari ibintu ari bunkorere ansaba amafaranga ndayabura hari umuhanuzi mugenzi wawe ayansabye ndayabura agerageza no kumbwira ngo turyamane ndabyanga kandi nawe ntanese ubwo yarambwira ati ubwo ubuze amafaranga reka turyamane rimwe ngenda bigukorera inzu yawe ihumanuka ubwo yakwakaga amafaranga angahe yari yanyatse 40 none ubwo arakubwira ati numpa rimwe birabihwaniye muri 40 iyi nzu yawe bahita bayigurisha kandi nari namuhawe n'umuntu usengera rubonobono aravuga ati rero mujyane urebe ko inzu yawe yayigombora yari umugombozi avuka hano Mahoko Imana ishimwe ko ntamuzi nuko uramwima naramwagera ndamubwira ati reka cyangwa waramuhaye ukaba utari oya nabivuga pe yarambwiye ati gerageza wowe umpera imwe ngenda ndabikora abihumanuye ati inzu yawe barahita bayigurisha ariko uzi ko ibyo bintu bijya bihura n'iby'abapasiteri bo muri no minsi umuntu akavuga ngo ufite imyuka mibi ufite karande wananiwe kubyara nta rubyaro ufite yarangiza akakubwira ati reka mbikore imyuka mibi kurimo nyigukuremo oya bibaho da n'uwo mugabo nyine wa Mahoko avuka muri Mahoko ni gutyo yakoragamo imyuka mibi abagore umugabo w'igikara rwose ni gutyo wakuramo imyuka mibi noneho hari abantu yavuraga cyangwa yasengeraga akavuga ati kugira ngo ibyawe bisubizwe urasabwa ko ngusengera turyamanye nka kukuramo imyuka mibi kurimo ariko ubwo yabaga yikuyemo oya ndanamuzi n'ubu duhuye ndamutse banza yarimukiye za Kigali hari igihe wenda tuzahura namukwereka nkamubaza yaratitiraga se yari afite indimi z'amoko yose ahanura iyo deliverance yarikoraga yakoraga deliverance zihariye ari umuhanga uranga ngewe yangezeho ndamubwira nyine ubwo ni umumama wa rubonobono wamumpaye nawe yari yaraderevuye arambwira ati rero kugira ngo ubone umukiriya reka urumva nabo yazaga kumuderevura kumusengera ngewe nabaga ndi umuntu w'umukene waho urimo kwicira inshuro ariko nkumva barimo kuvuga indimi nyinshi cyane noneho nanjye rero ndavuga nza kumubwira ati ariko se wandwanyeho uri ukamaga umuderevuza akajya kunderevura akajya kunzingurira iriya nzu urumva nuko nibwo yaje tugezeho mwicaza muri salo intebe nari narazigurishije yicara ku gafondasiyo kari mu nzu nuko arangije turampa 40 ati hano harimo ibintu byinshi cyane ndavuga ati nta n'igiceri tiko narindi kwa nakase nabona ikintu nguha aravuga ati noneho ubwo aricara arasenga ajya muri izo ndimi cyane ngo none se ngo urihangana ngo turyamane ngo tubirangize ngo noneho mbigukorere ngo ko ari ibyo mbonye byabihumanura se aricyo kiraba ikiguzi ndamubwira ya niba nabona n'iki kiganiro rwose niba kiriho ubwo aracyavuga ntabwo muheruka yimukiye i Kigali ibi bintu rero ibyo bintu kandi bibaho hari n'abarimo kutureba baderevuwe bakanaryamana nabo hari igihe mubwira ati ngende umukozi w'Imana ndamutse mfashe igitsina cyanjye cyava umuvu muri wowe oya hari n'undi muntu wasengeraga abantu
wumvishe kandi w'umuhanuzi noneho akaba yagendanye amavuta ngo amavuta nyine noneho yajya kugusengera nk'umumama akamubwira ngo ntegetswe kugusengera akagusengera hose agakora hose yarangiza akajya akakozaho intoki ku mubiri wawe akagusiga ya mavuta akabura kudereve ibyo nkubwira ni abantu babinyaturiye ni abantu nyine bambwe bati nakuriye asiga amavuta kandi muzi ko ari n'umuvugabutumwa akajya gusiga amavuta ku bitsina by'abadamu nkavuga hari uwambajije ngo ariko se bundi mukabute ngo watubwiye ibintu ngo ukoresha kugira ngo wowe usubizwe ndambwira ati se nkamwe ko mubeshya wowe urafata umuntu ukamusiga gikotoro urimo kumuderevura reka turangize ariko urumva nk'icyo kintu ibi bintu abantu benshi barimo kubigwamo abataburirwa amazu ababwirwa ngo barazinzwe bakabakorera ibyo bintu abahanuzi barakabije muri ino minsi ari nta mpamvu bavuze ati ucyabama nabakubita ejo bundi hari umuntu wamamagaye wo mu Ruhengeri arambwira ngo arimo kungisha inama ntabwo muzi ariko byarambabaje umuntu usenga aramubwira ngo kugira ngo amusengere asubizwe ngo ni uko aremera gutanga umuntu ngo igitambo cy'umuntu igitambo gute kandi simbizi agapfa kandi ibyo gusenga nyine yabinyujije mu nzira zo gusenga ngo navuga izina ry'umuntu ari butange kugira ngo asubizwe byageze ikuzimu ibi bintu rero byo gusenga n'ibi bintu by'Imana mutuzanamo oya ahubwo reka tugire abantu inama aba bantu turabarokora dute aba bantu ni ukubagira inama umuntu uzakubwira ngo ndagusengera urampa ikiguzi uzamenye ko ari umukozi wa Satani umuntu uzakubwira ngo aragusengera mube maso bantu barimo gusenga cyangwa barimo gushaka ubufasha muri iyi minsi musengerwa baremera bagatanga n'ibishoro kugira ngo bagushyikire ariko ni n'umuntu igihe azana akikunguta bakavuga ati mu mwuka w'Imana abantu bagatangira bakamwizera ngo ni umuhanuzi w'igitangaza kandi ubu nanjye nshatse nahanurira abantu kandi mbabeshya cyangwa nkahuza n'amarari yabo nibyo babwiye bigasohora kandi Imana itanabimbwiye ugasanga abantu bamwizeyemo nk'akamana nk'igitangaza ari nabonye utitira hari umuntu wampamagara ambwira ngo nese ngo mukabutenga umugabo wawe ajya hanura ese ntabyo uzi reka ubwo buhanuzi bwaba buturutse wowe gutitira kwititiza njye ntabwo nerekwa werekwa gute se werekwa utitira ubeshya oya ntabeshya kuri yaje bundi ntabwo abeshya gasheri yabyo byari imitwe ariko ibisanzwe kajya kaza oya kurota aho iyo warose ikintu kirasohora ariko kandi erega no kumenya kuri umuhanuzi ni ukwivuza ikintu kigasohora nicyo kikwereka ko ariko urumva rega abantu urumva ko wenda ko njye wenda njya ndota njya nerekwa rimwe na rimwe nkajya numva nk'akajwi wabyumvishije rimwe mu myaka ingahe se hari igihe byaba n'icumi biterwa n'igihe Imana bishatse ariko kugira ngo mubwire abantu ko ndi umukozi w'Imana kabutindi birasaba ngo nyine mbetimide nyine mbabwira ati yewana ngiye imbaraga ndi nazo nibwo abantu bazanyemera njye ntabwo ndi kumwe nawe ubeshye ntabwo utamazi mbeshye nkahari aho se ko wabonaga yuko ntabe ubundi se kubwirwa n'iki ko mbeshye kandi abantu ndimo kubazamura mu ntera yakareka ndetse ndako nivuyemo nkababwira ati cyetse tutabana ntari kuzababwira oye uri kuzababwira gute se ubu ngiye sinshobora kukubwira ati ndimo kubona Imana ikugirira neza kareka iri yanemeta hari ikintu nari mbonye kuri wowe wenda turi imbere ya kamera reka wenda bebe hari akantu mbonye ntacyo reka dusoze reka tubwire aba bantu hari yerekwa nari ngize kuri wowe reka tubwire abantu inama ngiye kubona urimo gucecekesha umwuka w'Imana aya nawe sherena nyamara hari akantu mbonye umwuka w'Imana wa none akukuye hari akantu nari mbonye hari ikintu nari mbonye Imana itazatwica hari ijwi ndimo kumva oya ntaryo reka dusoze oya rishobora kuba tugira inama rishobora kuba atari iry'Imana rikaba iryanjye reka bishatse kuvuga ngo
hari abantu bitwa ko basa nk'abagenda umuhanuzi, umuntu agakanga abantu ngo ngende umuhanuzi, ngo ngende umukozi w'Imana, ngo ngewe ukagira ngo ubuhanuzi babutwara mu mifuka. Akariyo mpamvu batitiza aba bantu bababeshya. Aya ni ukubeshya rwose, bagabanye vitensi. Reba muri iyi minsi hariho ibibazo, umuntu aragira ikibazo, ararwaye, arwaje umuntu, ugize no kumwaka amatike, ugize no kumwaka amafaranga. Ubu koko Yesu aramutse atwishuje ikiguzi cy'amaraso yamenye, twayikishyuritse. Ariko se kugaragara nk'ushaka kugira abantu impuhwe kandi hari abatazi bafitiye. Oya. Ariko ibi bintu nta mikino. Biriya n'ubwesikoro. Ariko abantu bashatse kukanda. Nihagira umuntu ntuburira azamfata nk'ubiri. Ariko nabo bafashe umwanya uko basengera. Ugomba kubabyazamo umusaruro. Ubasengera rega ni itegeko. Gusengera wa mwene so ni itegeko. Ni itegeko ry'Imana. Kunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gusengera umuntu urwaye. Iyo bisase amabuye ya telefone, batiri, umuriro, kugira ngo umuntu acaginge n'amayinite. Oya biriya n'ubuyobe we. Biriya bintu ni bibi kandi bisize bibambitse ubusa, kandi aya mafaranga babaha yica ntikize. Yarabaremaje kugira ngo bazafinde, bazafore agakarito bacuruze, bizabagura kubera kurya ibintu byo. Numvishirimo kubabwira ngo bajye mu isoko, bajye guhiga ibihaza. Umuntu nawe uri umugome, umuntu yamenyereye guhabwa amafaranga no mu diaspora asengeye akamuha $1000 cyangwa $100. Urimo kumubwira ngo ahinge dodo. Shamana ndabasengera sheri abo bantu ngo bo mu bihugu byo hanze, kandi barasubizwa. Baranampamagara bakambwira barasubizwa. Bari bamasenga angahe. Nakandi kantu wavuze kabi. Uravuga ngo ayo mafaranga babaha ngo Imana igiye kuyahagarika. Igiye kuyahagarika nyine. Urumva utabikishije inzara? Reba nka nyina nka mama wa Mabure bari baciye $300 akabitanga, barangiza bakamuca $1.5 Hari umumama wo hanze wo muri Amerika urwaje umwana, ariko umwana barimo gukira, turimo gushima Imana, wari waragize ikibazo gikomeye ku rwego rwo hejuru. Hari umuhanuzi umwe mu Rwanda wamuciye $300 ndamucangaye agenda yatanga, kandi yari afite umwana wari umaze mu bitaro hafi imyaka 4. Icyo gihe yatubwiye ko yujuje imyaka 4. Yujuje imyaka 4. Aba bamugiga amafaranga bakavuga ngo barimo kumusengera, birangira batanamusengeye. N'amafoto ye n'ifoto y'irangamuntu bayoherejeho arayinyoherereza na message. Ariko Imana nta kimana igenda. Yaramuciye $1.5 abagenda baca kandi banamusengera. Ariko akita kuraho na telefone. Ariko dushimiye Imana yuko aho watangiye kumusengera arimo kugenda yoroherwa cyane. Arimo gukira aho hari inda yari yarasadutse, irimo kugenda mama Mabure turagusubuje na Mabure wawe, ndakeka ko bamara gukira neza. Feri ya mbere mu Rwanda. Oya nta kindi kiguzi nanabaka. Feri ya mbere kuko yavuze ko azaza gushimira Imana gusa, azaza kuri izi kamera. Umunsi umwe muzamubona kuri icyo gitangaza cy'Imana. Shaze ngo abantu bababwira ngo mubaha amafaranga babasengere, mubaha amafaranga bajye kubadelivurira Ubugande, mubaha amafaranga bajye kudelivurira muri Tanganyika, i Burundi. Mumenye ko abo bantu ari abatubuzi. Kandi ahubwo ni n'abarozi bano bantu, cyangwa n'abapfumu. Birenze n'abapfumu. Umuntu ujya gukura ngo mwibuye bagushyize akakwihamagarisha ngo ubu narushye ngo nananiwe. Ndimo kuzamuka umusozi nayo muri hoteli. Ibi bintu n'ubutekamitwe. Reka dusoze abantu wenda bazagenda umuntu ugenda umuntu ahondaho gahoro abantu bumva bamenye yuko gusenga nta kiguzi bisaba, nawe ubwawe wakwisengera kikapfa kuba nta cyaha. Ibyo kukudurumbura bagukubita hasi bakumena agahanga, nawe ubwawe ubishatse wakwisengera. Igitambaro cyagikingirije ahera. Nta muntu Imana itumva. Kandi iki gitambaro cyagikingirije ahera cyaratabutse. Buri wese kugira ngo agire gute biremera. Shaza ngo arabusengera ntubaruta. Reka nawe uri umuntu nkabo nyine, nabo basenga bakumva cyane nkuko abasengera nawe Imana ikakumva cyane. Shaza ngo nta muntu uri Kampala nanjye baransengera, hari abansengera baragusengera. Ntabwo bishaza ngo buri muntu wese ashobora kwisengera. Icyambere wenda ni uburyo ki akwiriye gusengamo, cyangwa cyabaye ubucuruzi. Umuntu arimo kubwira umuntu ako nibagira n'impuhwe, ariko ikimbabaje Imana yarambwiye ngo igiye gufunga ari amatelefone ya mobile money. Intangira imitima kanda ku kanyenyeri. None se ubu Imana niba tegeka ntibakajye bohereza amafaranga bazabaho gute? Umuntu akaka amafaranga. Erega njyewe nzi umuntu wavuze ngo umwana we yapfuye.
guteze kandi yaravuze nyine kandi ari umuvugabutumwa umwana yapfuye bamuha amafaranga baramuteranyiriza nyuma yaho baramutungura basanga umwana we ni muzima ani muzima kandi ari umuvugabutumwa iri vugabutumwa rigwiriyemo ibisambo cyangwa akabeshya ubu buhanuzi abantu bahanura bugwiriyemo indari ejo bundi narababaye nagiye gusengera ahantu mpasanga umuntu w'umupapa wo mu Ruhengeri pe noneho ndamubaza ati se ugiye kurongora umugore wa kabiri w'iki aratura ati Imana imbabarire ati nari nabipanze aratura asaba Imana imbabazi ari umuhanuzi se turumugira n'inama turamubwira tuti ntuzatinyuka gusiga abana ntuzatinyuka gusiga umugore n'abana babiri hari igihe wasanga uwo mugore afite atari uwe wumvishe noneho tumugira inama ngira ngo yumvishe ndi kumwe n'abandi bantu bo mu Ruhengeri turamubwira tuti rero wisiga umugore n'abana babiri wasanga Imana yaramubwiye ko umugore atari mu bushake bwayo noneho umugabo ndabimubwira umva nibwo bwa mbere nari mubonye aravuga ngo yewe ngo rwose ngo Imana irambonye ngo Imana imbabarire ngo ndihanye ngo ngiye gukunda umugore wanjye ndamubaza si wowe kuki uba uri umuvugabutumwa ukaba uri n'umuhanuzi ukagenda ukavuga ubutumwa ukamara ukwezi utaba mu rugo uvuga ubutumwa Imana yagutumye iyo Mana itakugirira impuhwe ngo utahe mu rugo rw'umugore wawe ko nawe aba agukeneye koko bigenda gute nuko kumba aragenda akibwiririza akajya iyo za Bugande akajya za Gikongoro akajya Cyangugu ntatahe akamara ibyumweru nubwo aho ngaho twakubitaniye yari ahamaze iminsi naho nenda kumukubitira aho ngaho ntanamuzi ariko kubera amatwi ari mu rupfu ntiyumva ubu agiye kurongora rwose kandi afite abana babiri ego wasanga ari bwa buhanuzi cyangwa abadayimoni baba mu bantu bitwa ngo n'abahanuzi bavuga ngo uyu mugore mfite ntabwo ari ubushake bw'Imana barampamagaye ejo bundi barambwira ati wa muntu umugore yemeye kumuta yarambagije umukobwa yarambagije umukobwa ariko ni ibingibi bagenda bahanura bakanga gukora nka byandi wavugaga by'ubuzererezi bakaba inzererezi birirwa babeshya bahanura n'imbobo bakarangira hari n'abagore rero baba bari hanze abikenera abagabo yamubona ati umukozi w'Imana bahura nabo n'izindi nzererezi kazi z'abagore zitagira deresi zitwa ngo n'abakozi b'Imana ngo n'abahanuzi nuko umugabo rwose wo mu Ruhengeri nanabona n'iki kiganiro yumve ko nizere ko atari wawundi ariko nababaye kandi n'Imana yarababaye abana arabasize kandi Imana nubwo azarongora nuriya azicuza ubwo sashaka kumera nka wundi hoya niwe wijya wundi wari uri hariya twakubitane hariya ego gahinda suguhorurira mu Ruhengeri yarabitinyutse se kandi yari yarize nukuntu wabonye ukuntu yihanya arimo kurira reka nkubwire reka twisoreze avuga ati ngiye gukunda umugore wanjye ariko umenye ko Imana yagaragaje ko ari yanamwanze mu mutima babana ubu hari abagabo babana n'abagore babo batarabakunda barabanze mu mitima hari abagore bahanuriye ko abagabo bafite atari ababo barabanze mu mutima ariko uriya muhanuzi nubundi yaraginzererezi ntiyahahiraga urugo yirwaga yirukanka nta kintu yatangaga abantu bakwiriye gukorera ingo zabo umuntu w'umugabo ukavangura umuvugabutumwa iyo ubona wirwa uhungura ikoti urihungura utazi utahanye bibiri utazi aho ibindi bibiri urabikura nta n'imboga z'inyabutongo nta n'icyaro igihe bavuga ngo buriya arimo kutujoga oya ntabwo ari ukubakoba namwe mujye mushyira bigize abasonga rero amafaranga yo kurya utavunikiye ntumenya no kuyajera niho usanga n'ibiryo babiteka bakabimena abakozi bakabimena kuko batazi ko bivuna wavuga ku by'abahanuzi byo n'ibirebire ariko bayobeje benshi ariko Imana izabahana hari uwarembye ngo Imana yaje izaza ye guceceka ngo imbere y'ibyo byose ibintu barimo gukora isi irashaje abantu barimo reka twisoreze reka nkubaza akantu kamwe duhita dusoza hari abantu turi mu byo gusenga ari nako turimo gufinaliza dusoza uko abantu bakwiriye gusenga hari abantu bakureba bakavuga ati uriya mubyeyi uriya mudamu atubwira ko yasenze kandi Imana ikamusubiza bakibaza bakavuga ati ariko se Goreti
cyangwa Mukabutera birashoboka ko yasenze Imana ikamukorera biriya yamukoreye especially ikamuha umugabo bakaba babana nta katsi. Akibyo narabisubije. Oya baretse nta katsi. Wabishubije babonye cya kiganiro cya mbere ariko nimo kugira ngo nta katsi kuko nari nabibona bakabishidikanya kandi nawe ujye ubyivugira. Hari nababa babivuga, hari naba tujya duhura bakambwira ati baraguhaye. Wabwira iki aba bantu batekereza yuko ibintu byose bibaye bibamo amarozi? Oya njye nta cyatsi nakoresheje. Iby'Imana yambujije kureka narabiretse. No kuvanga iby'Imana yantegetse kureka narabiretse. Kuki abantu n'iby'Imana integeka nkore ngerageza kubikora. Urabona impamvu nkubajije iki ngiki nuko hari abagore bagira ngo ingo zabo zikomere akajya ku mupfumu akamuhinzaratsa akagaburira umugabo we. Abantu bakumva ko gushoboka kugira ngo umugabo yubaha umugore cyangwa umugabo akunda umugore barambane ariko agomba kujya mu bapfumu. Oya nukubeshya. Cyangwa agomba kugira ibintu acisha. Birashoboka yuko hari inzaratsi ziva kuri Kristo. Umugabo usenga cyangwa umugore usenga hamwe no gusenga no kubana Imana yababananisha bakahura bagabana iteka. Gusenga birakora. Abatekereza ibyo ngibyo kandi harimo n'abarokore nabo bikubwira nabo barabikora. Abarokore bamwe barabikora. Wababwira iki? Nukugarukira aho bageze ikintu cyubaka urugo ni ugusenga. Gusenga no guca bugufi. Ibyatero byemera ko bibaho? Bibaho ariko ntibikora. Niyo byakora bishobora kudatinda. Yego. Shaza ngo warabitanze umenye ko ari igihe bazabiruka bo wabihaye. Eka ntabo nabihaye. Waranabibahaye? Eka ntabyo nabahaye. Shaza ngo dufinaliza wa muntu we gusenga ntibisaba ikiguzi, gusenga ntibisaba ngo ushaka bagusengera abaguca amafaranga nawe ubwawe wakwisengera umutima wawe n'ubwonko bwawe bwaguha kandi ukukwirukanka abantu bashaka ibyirukanka cyangwa birinde no kuzerera nirisenga ryo kwigwa bazerera nageza aho bakora igitangaza nageza aho mbese reka biriya n'ubuzererezi. Twabwira abantu ngo bakore cyane kuruta gusenga cyane nyine ubwo se udakoze wabahute. Abantu birukankira mu mirimo birute kujya gusenga cyane. Iyo ubona abantu umuntu afata umwanya mu rusengero bakiruka babyina iyo batashye bagiki. Oya bararya bafite uko barya ariko buriya bibaye byiza wasenga ukanakora. Shaza ngo ukabyina uyu munsi ariko ntubyine uyu munsi n'ejo ngo ikimwuri kihirika. Ushobora no kubyina rega iminsi yose unakora. Byose biremera. Ukabicanga. Ukabyina unakora. Kuko Pawulo yaravuze ngo dusenga amasengesho y'uburyo bwose. Ariko umuntu asenge ashyiramo n'ubwenge. Rero banyarwandakazi babwira kanyuma dusenge. Nababwiraga ngo nimugarukira aho mugeze abantu barimo gushakisha utuzi mu bwesikoro bakoresheje ijambo ry'Imana. Benshi barimo gutuma n'izina ry'Imana ritukwa. Rwose Imana narayibonye ndi umugabo wo kubihamya. Reka Imana yumva abakene ikumva n'abakiri. Niyo mpamvu ejo nari ndimo gutonganya abantu bitwa ngo nabakozi b'Imana bavuga ngo bakorera Imana ugasanga ubuhanuzi bwabo bugarukiye ku bakiri. Ubuhanuzi bwabo ntibwagera ku muntu w'agatebo. Ugasanga mu rusengero niba ushatse no guhanura ukagenda ugakora kuri wa muntu uzi ko ari umukiri. Reka babwira Imana ntabwo irobanura ku butoni. Ibi bintu narabibonye by'Imana ntawe ubyishushanyamo igihe iyo ubyishushanyijemo Imana bitinde bitebuke iragutamaza. Rero ndababwiye bene da nta muntu Imana itumva mushirika ubwoba umwenda watabutse mo kabiri kugira ngo mwese mwigerereyo. Iyi Imana irumva kandi igutabaye ntago yumva amabwiri. Rero aba bantu baza bakabakwaka imyenda bakakwaka amafaranga yaza ngo umuntu azaza gusengera hano ukavuga ngo ntago rega hari n'abavuga butumwa cyangwa abahanuzi bavuga ngo naka iyo yaje tugasengana ngo tumutekere inkoko bagatanga amategeko ariko ni nabyo. Ndahazi ku muntu w'umukire abantu bajya guhanurayo usanga yatetse inkoko usanga yatetse amafi usanga yatetse buri kimwe ariko wasanga
oya yakoze nk'icyaha wamaje kurya inkoko ukamubwira ko Imana oya gusa urumva izamurimbura babivuga iyo kaje uwo mwuka urawucyaha ziriya nkoko babagaburira zagiye zituma ubwami bw'Imana buva mu bakozi b'Imana. ndimo kubona wareba ukuguru kw'inkoko ukavuga ati aha noneho wataha akaguha nk'ibihumbi 20 zubwo wamuhanura nabi samubwira ngo ejo uzakora impanuka wayibona. ushobora kumubwira ati mbonye imodoka igenda ariko Imana hari ikikoze kwipine hari ikikoze kwipine rero n'umwuka warushizemo ariko nababwiraga rwose reka dukorere Imana tuyitinya nicyo kidukwiriye urye duke uryame rwose ukiranuke utinye icyaha n'igisa nacyo kugira ngo rwose tutagirwaho n'urubanza ariko ngiye ndumva ko tugabanye ibintu by'ubwesikuru. ndumva ko gufatanya kubwira aba bahanuzi bo bamaje kurenga ihaniro niyo babagira inama ntibakumva ahubwo twagira ngo harimo abumva pe harimo abumva ntago baba barangiritse urumva umuntu bageze ku rwego rwo kwiba abantu akesikoroka abantu agahanura kubera ko yariye agahanura kubera inkoko akajya ahantu kugira ngo bamuhe amafaranga uwo numva imucaho azakora iki kandi atabasha guhinga ibihaza ni ikibazo bizabatonda ariko umwana w'ubugingo azarokoka. ahubwo reka tubwire aba bantu babibaha niba bihagarika bazongera bashaka Imana. Imana igiye kubikora niba bihagarika aba babibaha bakabihagarika ni Imana izabitegeka igiye gutegeka imitima y'aba bantu babaha ibanangire ntibongere kubibaho nuko nyine ubwo inzara nibica baziga gukora. ariko niwabonye abantu ngo abantu barahunze barahunga ntabwo bagiye bakora n'amasuka y'ibiti kubera ko amasuka yari yatakaye bakaguhinga kubera inzara inzara irajyana ahubwo Imana itabare vuba aya mafaranga iyafunge. ariko ari igihe umuntu aba ari umuhanuzi cyangwa ari umuvugabutumwa ari umuhanuzi nka gutyo cyane cyane ko ari abagore baba bifitiye amafaranga kandi bakeneye abagabo urumva ko ntabwo abo bantu bazabura amafaranga kandi aba bagore bahari. Mwami Yesu dusenga turarangije Imana ibarinde kandi bagirire neza bamenye ko aba bantu bose bakora ibyo abanyabyaha barahari ariko unesha ibyaha niwe uzambikwa umwambaro wera nubwo abahanuzi bahari abo bagore tuvuze bakaba bahari bayobye abo ngabo ariko uzaba intwari agasimbuka ibi byose azabona ijuru. Imana izaduhemba kandi gusenga neza ugasenga mu kinyabupfura aya masengesho uko murimo gusenga aho ibyo byumba murimo kujyamo murimo kuyoba ariko isaha n'isaha muzamenya ukuri kandi ukuri kuzaba bato niba biba 2-3 utwanyi bakadutwara muzamenye ko bababeshye batangiye kubimenya batangiye kubivumbura aguze umuntu wa 20,000 by'ubuntu ataguhingiye hari n'abandi baco kandi uyanakubwira ati Imana iravuze agategereza gahe hari uwamamagaye mu kanya ngo baransengeye ngo nananiwe gusubizwa kandi banayantwaye arega bino bintu birimo harimo amafaranga ubuzu babwiye ati ibyo mwavugaga kuko nibyo mugabo namuhaye akazaratsi noneho ako kantu bavugutiranyira barasanya oya niyo bakorera isombe ni cyanga kino gisusa nka cyane igisusa urumva cyo nticyana bica ukazajya akanana agashashi kamwe ukazaza tubaca 1000 nikundira ubugingora imfura y'amasezerano n'ubugingo kubitekinika twamara gukora yacu ariko ikibazo bagaburi bususa imfura y'amasezerano n'ubugingo bora imisozi nazamutse reka ntibababone reka turangize kinaro mu byazagenda gute Imana ibindinde bazaza kuguhagama reka nta nubwo nana uzage duke uryame kare kandi babutukije izina ry'Imana reka turangize nibizambeho nta nibyo nzanakora oya bure rero washatse amafaranga gukira vuba ntayo nshaka wanishyiraho na risk yo kubagaburira ibisusa oya ntabyo nakora kandi wanafatiye umuti sureba n'ibingibi wavuze hano kuri kamera ukababwira ati mfite agati bakumva ari nabyo bazajya banaza reka dusenge ntuzagwe muri ayo moshya sinzagwe muri ayo moshya uzakomeze uvuge ukuri kugeza upfuye. Mwami Yesu Mana ishobora byose iki kiganiro tukivuze twebwe wowe ugishorere nk'Imana kandi uganiriza abantu bakore ku maso bahumuke buri muntu wese umwuka wera amuganirize kandi agire kigiraho kimuvana kigire naho kimushyitsa urakoze kukuri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu.